aho ucururiza ndahasengeye, aho ucururiza ugahora uhomba ndahasengeye. Ibyo bihombo bahora baguteza, ugakora ukabura umukiriye, ugakora ntutera imbere, aho kugasigara mu madeni, ndasengera aho ukorera iseta yawe, ndatura abakiriye, ndatura kuzamuka, ndatura gukomera. Umwuka bagutejeho kudakomera ukuveho. Ndagusengeye nonaha, Imana igukure mu bukode guhereza yawe nzu. Umwuka w'ubukode ndawirukana ku buzima bwawe. Umwuka wo guhora wikoreye matera wimuka buri munsi, rifani zikwimura, ndawutumuye nukuveho. Ndatura gakondo yawe, ndatura ikibanza cyawe, ndatura gutura kuri Hebroni yawe. Hebroni yawe batwaye igaruke mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza cyawe kirambure, kirambure gitunga hano, hombeka amaso yawe gusengera Imana. Ndatura muri icyo kiganza imbaraga, icyo uzakora cyose kizakubere cyiza. Ndatura imikorere na bizinesi ku buzima bwawe. Imana igukure mu cyiciro cy'ubukene, Imana igukure mu buzima bwo gupfundikanya, Imana igukure muri ubwo buzima bw'amarira. Buri kigeragezo cyose kiri imbere yawe, ndategeka mu izina rya Yesu. Komeza uramure icyo kiganza cyawe, kohereza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Buri ndwara yose iri ku buzima bwawe igiye gusohoka, buri mahembe yose bakoherereza agiye kugenda. Ibyo bintu birara ari gutwika bigiye gusohoka. Icyo kigeragezo kikuri imbere kigiye kugenda. Iryo rembo bafunze gitsinzi rigiye gufunguka. Ugiye kurohoka muri uyu mugoroba. Umugozi baziritse iyo nda yawe uracika. Ibyo birara biguhekenya birasohoka. Ibyo bigenda mu gifu birakira. Iyo diyabete irarangira. Uwo mutwe w'uruhande rumurakira. Ibyo birara bikuniga birakuvaho. Izo nzozi urara uhekenya inyama ziragenda. Uko kubengwa kurakuvaho. Iyo sura yawe batwaye, uwo mugongo bawe batwaye. Nohereza umuriro w'Imana, nohereza umuriro w'Imana. Buri ndwara yose iri mu mubiri wawe uyu mugoroba isohoke. Buri bicaniro byose by'abarozi, Mwuka Wera arimo aratembera mu buzima bwawe. Mwuka Wera arimo aratembera mu buzima bwawe. Mwuka Wera arimo arasohora iyo ndwara mu buzima bwawe. Mwuka Wera arimo arasohora iyo diyabete mu buzima bwawe. Buri gisasiro cyose umurwayi wasize aryamyeho, ndategeka yakire gukira. Abana bawe bakira ubwenge, umugabo wawe yakira agakiza. Ibyo bitagano bigende, ibyo bikujya muri ayo maguru bigende, ayo ma infection ahora mu mubiri wawe afemo. Ndategeka ton pastor, ndategeka buri ndwara yose, ndategeka buri mahembe yose, buri bicaniro byose, ibyo bikujya mu nda, ibyo bikujya mu maguru, ibyo bikujya mu mutwe, iyo nyatsi baguteje, icyo gifungo kiri imbere yawe, iyo gereza ndayifunga. Izo manza zirangire. Eteto katandi tatepa eketekete onastansi bere orize Maria pa. Ndahamagara akazi nonaha, ndahamagara akazi ku buzima bwawe, ndahamagara ubukwe bw'umugisha, ndahamagara mariage y'umugisha. Abavuze kutazubaka ubakire mu maso yabo. Ndatura ubukwe, ndatura akazi, ndatura kuzamuka mu ntera. Buri dosiye yawe bafunze uyu mugoroba ndayifungura mu izina rya Yesu. Horia kariburi ya saya. Umugabo wawe ndamusengeye, Imana imuzamure mu ntera. Umugabo wawe ndamusengeye, derira zimuveho in the name of Jesus Christ. Buri mbaraga zose, uwo mwuka w'inzoga, uwo mwuka w'uburaya ujyane tumuke ku buzima bwawe. Kazi kawe ndagahamagara,
akazi kawe ndagahamagara muri uyu mugoroba. Akazi kawe ndagahamagara muri uyu mugoroba. Ndahamagara akazi kawe. Umwuka wo gupfundikanya nugende. Umwuka wo gupfundikanya nuve mu buzima bwawe. Ndagusengeye nonaha. Imana igukure mu bukode guhereza yawe nzu. Umwuka w'ubukode ndawirukana ku buzima bwawe. Umwuka wo guhora wikoreye matera wimuka buri munsi rifani zikwimura ndawutumuye nukuveho. Ndatura gakondo yawe, ndatura ikibanza cyawe, ndatura gutura kuri Hebroni yawe. Hebroni yawe batwaye igaruke mu izina rya Yesu. Iyo visa yawe ndayihamagara nifunguke. Iyo visa yawe ndatera stampu. Abo bana bawe bahora babaswa mu ishuri ndasenze nona. Zonzo zuraruhekenye inyama ndazitegeka nizikuveho. Hayo mapusarari wawe nagende. Izo njangwe zirara ku mabati niziveho. Iyo micanga barara bashugunya ku nzu hejuru nigende. Abana bawe nibababohore bashake. Umwana wawe kwishura agira ubwenge. Ndakubohora wa mukobwa we ndatura ubukwe kuri wowe. Iyo perime ndayisengera nize. Guhora ukora utsindwa bigende. Iyo provisoire niboneke. Iyo perime niboneke. Hori atari bori yasaya. Uwo mugabo wawe naze. Fiance wawe naze. Ibyo bikujya mu bitugu bigende. Ibyo biguhekenya mu mugongo bigende. Aho ucururiza ndahasengeye. Aho ucururiza ndahasengeye. Aho ucururiza ugahora uhomba ndahasengeye. Ibyo bihomba bahora baguteza. Ugakora ukabura umukiriye. Ugakora ntutera imbere. Aho kugasigara mu madeni. Ndasengera aho ukorera iseta yawe. Ndatura abakiriye. Ndatura kuzamuka. Ndatura gukomera. Umwuka baguteje wo kudakomera ukuveho. Fata mu ruhanga rwawe mpamagara inyenyeri ya. Izo ndasago baguciye. Bavuga ngo naho uzagera, bavuga ngo bari kuguhumanura. Nizo zatumije network y'abapfumu baguteza inyatsi. Nizo zatumije uba network y'abapfumu bakaguhoza mu buzima bubi. Izo ndasago baguciye nonaha pagaze mu yandi mavuta. Ndakuvumura mu izina rya Yesu Kristo wapfuye ku munsi wa gatatu akazuka. Izo ndasago zitesheje agaciro. Hari ndasago baguciye nizo zituma utagera aho ugera. Izo ndasago umupfuma kizigufatishaho pakasti heria tone zekiba. Hari umudamu ufite tatuwaje ku kaguru ahaguruka ze hano mvugane nawe. Ufite tatuwaje ku kuguru utambukuze hano kanu nutinda nakomeza. Wowe wino hari tatuwaje ufite ku kuguru yego urayifite wino mpanurira ubuzima bwawe Imana irare kiteperia eni wasaiboka. Hagaraho bagwe microphone na kibazo. Mayakosha mutware wawe ari he? Tatuwaje sobanura ikibyanditse. Acho bitwaye ndagerageza kumbwirire. Ni umuziki. Kunda. Taramenya Yesu. Dohe Yesu cyoba. Ndashaka kukubwira ibintu bitatu. Kuva uyu mugoroba Imana ikumaza amarira mu rugo rwawe. Haleluya, haleluya. Mani gendere y'urugo rwawe. Mani gendere yahuvuka. Igiye gutsibanganya ibikomere by'amata. Pari ya sokalamo. Cyubahiro ni cyawe papa. Wararize bihagije Imana igiye kukwibuka. Wanyuze mu mateka torosha Imana igiye kukwibuka. Hari ibintu Imana ishize iherezo kugira ngo umutima wawe wamuneze. Amina amina. Haleluya. Haleluya.
Imana irambye ngo iri joro ryamusinzire, imbaraga zakugwanyagira zirangije. Imana ikurinze kugwara diyabete, Imana irakobise irashwiragije mu izina rya Yesu. Mwuka wa diyabete Imana irawutumuye. The name of Jesus Christ. Hallelujah. Zaboneraho abandi batsindiwe muri family yawe. Ni wowe Esther Imana yateguye. Urugamba warebaga uyu mugoroba Imana irushizeho iherezo. Wambwirira umuntu muri Kongo urugamba wagwanaga Yesu ararurangije uyu mugoroba. Ndagushimiye mukunzi uzakomera, uzaboneraho abandi baburiye.